mbasha kugusobanurira ku buryo bw'amoko atandukanye y'uburwayi ndetse hatibagiwe no gukubwira ibanga ry'uburyo izo ndwara zakiramo. Muri aka kanya ndagusobanurira ku bigendanye n'indwara z'amarozi. Amarozi abamwe amoko atatu: amarozi y'ibitamikano, amarozi y'ibitegano ndetse n'amarozi y'ibihuherano cyangwa se ibitongererano cyangwa ibitukirano. Ni ukuvuga ngo muri ayo marozi yose uko ari atatu, ubu bwoko bwa nyuma mvuze ibihuherano, ibitumirano cyangwa se itukirano, ayo ngaya ubwo bwoko akaba ari bwo bwoko bubi cyane, kubera ko ushobora kubumarana imyaka myinshi cyane ariko utazi ko bufite ubuzima, icyerekezo, ndetse ukabaho mu buryo ibintu byawe byose usanga ari ubuvangavange, bivangavanze, bitazamuka, bitagabanuka, bihora mu buryo bumwe kandi bukagutungura ndetse ugahora mu mibabaro igengeranye nabyo. Ariko muri aka kanya reka ngusobanurire ku bigendanye n'amarozi y'ibitamikano, ubutanza gusobanurira ku bw'amarozi y'ibitegano ndetse n'ubwo bwoko bw'amarozi nyine y'ibyohererezanyo. Amarozi y'ibitamikano umuntu ashobora kuyahabwa, ashobora kuribwa cyangwa se ntanaribwe muri ako kanya, ashobora kumugumamo akazabimenya hashize igihe, cyangwa se akaba yayarukishwa akayaruka akamuvamo burundu. Ndetse hari n'abo guha ubwo burozi bw'ubutamikano ariko bakabukuzingiraho ku buryo igihe icyo ari cyo cyose bugenda bukumunga, ukumva urashya umubiri wose, umutwe urakubita wenda kumeneka, ndetse ukumva uraribwa mu nda, amaguru ukumva aragurumana ndetse n'ibindi. Bakabakuzingiraho ku buryo bwa burozi ubwirukisha ariko kandi bukakugumamo mu magufa, ku buryo iyo utabonye umuti ukomeye ubasha gusoramo uburozi bazingiye no ku muntu ntabwo ushobora gukira, ahubwo uhora wirukisha buri munsi. Nyamara hari imiti ikomeye cyane ishobora kuvura ayo marozi y'ibitamikano akagushiramo burundu, ndetse wirukishije rimwe cyangwa se kabiri gusa bwa burozi ukagushiramo burundu, ubwabo bwagiye mu magufa, ubwagiye mu maraso ndetse n'ubwakwiye mu mubiri wose bukagushiramo burundu. Iyo miti irahari ubasha kunywa mu gikoma cy'uburo, hanyuma noneho wa muti ugasoberamo ya marozi akomeye yakugiyemo burundu, ugasigara nta kibazo ufite. Ubwo burozi bazingiye ku muntu usanga bumwonka, abumarana igihe kinini, akagenda nanuka ashiramo amagufa bukayamunga, inyama bukazimunga mu maraso ndetse n'ahandi. Kenshi iyo bamupimye usanga batabasha kubona bwa burozi, ahubwo bagenda babona izindi ndwara zagiye ziterwa na bwa burozi, kubera ko bwa burozi bwagize umubiri birawumunga, bugenda bumunga bukawutera intege nkeya ndetse n'ubundi burwayi butandukanye. Nyuma y'iki kiganiro nzagusobanurira ibigendanye n'uburozi bw'ubitegano bwo bashobora kugutega, hanyuma ngusobanurire nibigendanye n'uburozi bw'ibihuherano, ibitumirano cyangwa se ibitukirano. Muri ubu burozi bw'ubuherano, ibitukirano cyangwa se ibitongererano niho usanga hazamo ibigendanye n'inyatsi, ibigendanye no kwangara, ibigendanye kwangazwa ndetse n'ibindi bitandukanye bigendanye n'amayobera usanga umuntu ari kwibonamo, nyamara bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye, yaba ku mutungo we, imikorere ye, ku mubiri we, ku kazi ke, ndetse ibigendanye n'urushako n'ibindi. Ibyo byose rero nzabibasobanurira mu kiganiro gikurikiraho. Gusa ushobora kwivuza muri amwe muri aya marozi uhamagaye nimero za muganga arizo ubona kuri screen, ubundi akakuvura cyangwa se akakugira inama y'uburyo ki wakiramo. Hagati aho ngaho kandi ushobora kwibonera umuti w'urukundo, umuti uguhuza n'umuntu wifuza, imiti igendanye n'amashitani, imiti igendanye n'urushako, imiti igendanye no gusama, gutwita, imiti igendanye no gukora ubukwe, ndetse n'indi miti igendanye n'ubwirinzi, ubujura ndetse n'ibindi. Iyo miti yose ubasha kuyibona. Hamagara nimero za muganga ubona kuri screen. Icyo nkwizeje ni ukuri ubona igisubizo cyiza. Urashoboye muri ako kanya cyangwa ntushoboye muri ako kanya, ibi byose abasha kubigukorera, hanyuma ukazitura igihe wumva wamwemereye. Urakoze cyane. Unanisumbua sana wewe. Unanisumbua sana.